Ibihe byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe kuri Sano Empire, nawe utari wabasha kubikora ariko ukaba ugiye kubikora nabikugendekere gutyo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane ko barasize support ya subscribe kuri Sano Empire. Imana ibiguhera umugisha. Abasanzwe bazi Sano Empire tubagezaho amakuru agiye atandukanye haba mu buzima busanzwe, muri politike, muri showbiz ndetse tutibagiwe no muri gospel na sport. Hariho hose habonetse inkuru Sano Empire izibagezaho mu bambere. Nikuru no munsi rero twanyarukiye mu gihugu cy'abaturanyi cya Demokarasi ya Congo, Republic of Democratic of Congo, tukabazanira amakuru yakomeje kugenda caracara ku bitangazamakuru mpuzamahanga kuko ibyahabereye ni ibintu bidasanzwe. Murabizi yuko n'ubundi iki gihugu cy'abaturanyi gisanzwe kiberamo utuntu tw'udushya ndetse hakaba ari icumbi cyangwa se indiri z'intambara zidashira kubera impamvu zimwe na zimwe ziba zigiye zitandukanye akenshi na kenshi, ariko muri no minsi zikaba ziri guterwa na guverinoma ya Congo. Ibyo ntago ari byo tugiye kuba twagarukaho, ubwo icyo tugiye kuba twagarukaho ni nyuma yuko rwose aba bakongomani bafashe abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakabibasira, bamwe bakajya babatwika bakabarya, ariko noneho n'ubu ngubu badukiriye bamwe mu bakongomani bagenzi babo batangira kubakorera nk'ibyo ngibyo. Ikiri kuhavugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nuko hafashwe abasore babiri bari bagiye kwiba, nk'uko bivugwa yuko rwose aba basore bari bagiye kwiba bakaza gufatwa n'abaturage bakabarundaho amapine bagatwika, bamara gutwika bamara gushya ubundi bakabarya. Muri uko kubarya rwose babaryaga babarisha ibijyanye n'imigati ndetse bamwe na bamwe bakariraho inyama. Ibi ntago bisanzwe, niyo mpamvu ibitangazamakuru mpuzamahanga byose byahagurutse bikajya kureba ibyabaye muri kino gihugu cya Congo, kuko kurya umuntu ni ibintu bidasanzwe. Ndetse ibi ngibi byose bihora bishinjwa yuko rwose ari uko abaturage baba barahahamutse ndetse barahindutse inyamaswa bitewe kumenyera kwicana cyangwa se kuba bahemukirana. Ibyo byose rero ikintu gihora kibazwa ni gute ibihugu byo muri East Africa cyangwa se muri Afrika bitigira ku mateka y'ibindi bihugu. Nk'urugero ibihugu kenshi na kenshi bigira ibijyanye n'amoko, rimwe na rimwe ubisangamo imyiryane, ndetse turabizi cyane cyane abanyarwanda mu kijyanye n'amateka yacu. Murabyibuka muri 94, gusa sibye ko hajeho guverinoma nziza ikabasha gukavaringa ibibazo byari biri mu gihugu. Gusa ibi bihugu byo duturanye byo ntago bibasha kuba byabyiyumvisha, akaba ariyo mpamvu habamo ibintu bidasa.